nshuti muvandimwe uri kutwumvira kuri izi mikoro za Rwanda Media News, waba uherereye mu Rwanda mu turere dutandukanye, waba uherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu bihugu bitandukanye, ndagusuhuje. Njyewe tugiye kubana muri iki kiganiro kigiye kumara iminota igera kuri 70. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel Rwanda Media News, iki nicyo gihe cyo kubikora kugira ngo ube wajya ubona ibiganiro byacu bya buri munsi, ubona amakuru y'ubukungu, ay'imyidagaduro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye hano ku isi hose. Nshuti muvandimwe wewe kutwumvira kuri Rwanda Media News, nyemera mbe nakubwira ingingo tugiye kuba twakibandaho mwaka kanya. Ikintu tugiye kuba twaganiraho mwaka kanya ni ikintu kiraje ishinga abanyarwanda bose, aho buri munyarwanda yibaza ngo mbese byagenze ute ki sosiyete isigaye ifite imikorere yahindutse, uko yaje itwizeza igiye gukora uko yakoraga mbere atari kigikora. Iyi sosiyete ya MTN Rwanda ikomoka mu gihugu cya South Africa yabashije kugera mu Rwanda muri 1998, ni nyuma yaho jenoside yari irangiye yakorewe abatutsi 1994. Mu by'ukuri iyi sosiyete yaje izanye ingamba nyinshi, ifite gahunda yo kubaka u Rwanda nk'uko iyi sosiyete ya MTN ikomoka mu gihugu cya South Africa yari ije gufasha u Rwanda, isanga abanyarwanda turi kwiyubaka, itangira gukora neza kandi buri munyarwanda wese ayishimira ku rwego rwo hejuru. Wari kutwumva ku izi mikoro za Rwanda Media News, ushobora kuba utazi mbese MTN ni iki. MTN ni sosiyete y'itumanaho mu rurimi rw'amahanga, akaba ariyo bita telecommunication, itanga serivisi zo guhamagara, SMS, send message service, internet, kohereza no kwakira ndetse no kubikuza amafaranga kuri mobile money. Abenshi mobile money murayizi, bamwe na bamwe murayikoresha. Iyi MTN yatangiye mu mwaka nababwiye hejuru, yarije gukemura ibibazo mu Rwanda, ibibazo by'itumanaho, ku buryo abantu bashobora guhamagarana no koherezanya ubutumwa biciye muri telecommunication, internet. Abantu babonaga internet yo kwiga gukora ubushakashatsi no gukoresha imbuga nkoranyambaga byabaga bibagoye, ariko MTN yaje ari cyo gisubizo. Kohereza amafaranga, abantu kera koherezanya amafaranga byarabagoraga, ariko nyuma y'uko MTN ije yarabikemuye, aho kera umuntu yashoboraga kuva hano akajya nk'Irusizi ashyiriye umuntu amafaranga, ni urugero, ariko nyuma y'uko MTN ije umuntu yashoboraga kuba ari i Kigali akaba yakohereza amafaranga umuntu uri Rusizi mu buryo bworoshye, akamugeraho kandi yuzuye. MTN yaje ifite iyindi serivisi yo kuba wakishyura ukoresheje internet, ukoresheje telefone yawe, ukaba washobora kwishyura nk'amazi kuri telefone, ukaba wakishyura umuriro kuri telefone, cyangwa
kugura amayinite kuri telefone bidagombeye kujya ku mwagenti wa MTN. Ibyo byose MTN ntabwo ari byo byonyine yazanye, kandi yafashije n'abacuruzi ndetse n'abaguzi kuba bakwishyura bitabagoye. Hari nk'igihe umuntu yabaga afite amafaranga kuri telefone akaba atayakoresha, atayafite mu ntoki, bikamusaba kujya kubikuza kandi bari buze kumukata amafaranga menshi. Ibyo byose MTN yabirebyeho, yorohereza abacuruzi n'abaguzi, ibashyiriraho gahunda yo kwishyura biciye kuri telefone, ukaba wanyohereza amafaranga y'ikintu runaka nguze, ukakimpa amafaranga nawe ukayabona. Abenshi dukoresha code Momo Pay, abenshi murabyumva. MTN yateje imbere itumanaho mu gihugu, yatanze akazi ku banyarwanda benshi, yafashije guteza imbere ikoranabuhanga n'ubukungu, yohereje abantu kohereza amafaranga vuba byihuse. Ariko kugeza ubu ngubu buri munyarwanda wese ahari ari kuvuga ngo mbese MTN byagenze ute? Mbese iyi MTN aho ngaho ntishaka guhombya abanyarwanda? Buri muntu wese icyo kintu yakibaza bitewe n'imikorere n'uburyo MTN iri gukoramo mwino minsi. Abenshi murabizi aho washoboraga kugura amayinite y'ijana, bamwe na bamwe bakaba banagura amayinite y'igiceri cya 50 kuri MTN, ndetse n'abandi nabo bakaba bashobora kugura mega z'igiceri cy'ijana, ariyo bita internet, ukaba wareba video zo kuri YouTube, ukaba wareba TikTok, ndetse ukaba wanakoresha izindi mbuga zitandukanye. Ariko kugeza ubu ngubu ibyo ngibyo MTN ntikibikozwa. MTN yoho iheruka kwitangariza yuko nta mayinite y'ijana azongera gutangwa. Ni ibintu buri munyarwanda wese azi ukoresha simcard ya MTN, kandi amayinite twari tuzi nk'ay'ijana wakoreshaga ku munsi ari kumwe na SMS, nkuko umaze kubivuga, ndetse na bamwe bakaba babona amayinite ya 50. Ibyo nabyo MTN ntikibikozwa. Twakibaza ngo se intambara ya Iran na Amerika ibi byose niri kubitera? Aho intambara ya Iran na Amerika ibaye akaduruvayo ku isi hose, ibintu byarazamutse, amagazi yarazamutse, essence yarazamutse. None se niyo mpamvu n'amayinite yazamuka? Abanyarwanda bamwe na bamwe bakavuga ngo ese amayinite nayatwarwa n'ayo ma essence? Ni ikibazo kimaze kuba ingorabahizi kidashobora gusobanurwa, kandi na MTN nyirizina, cyicaro cya MTN, ubuyobozi bwa MTN nta kintu ushaka kubivugaho. Rero tukagomeza twibaza ati ibi bizaherera he? Ibi bizarangirira he? Kugeza ubu ntushobora kugura amayinite y'ijana, ntaho wayabona, ndetse rimwe na rimwe hari abagura amayinite y'ayo 200 y'ibiceri 200 by'u Rwanda, bakaba babona amayinite y'umunsi ariko nta SMS, send a message service, ntabyo. Kugeza ubu
hari bamwe na bamwe nabo bahabwa amayinite ya 500 ku munsi ndetse na MBZ mega internet z'amafaranga 500 ku munsi. Ubwo se ikibazo yaba ari ikihe? Wowe udukurikiranye kuri Rwanda Media News, ndagusaba gukora subscribe kugira ukomeze kumva iki kiganiro cyacu. MTN ntago ari ibyo gusa, kuko ushobora kugura internet y'ibihumbi 10 cyangwa y'igihumbi ya 500 y'amafaranga runaka, ariko nyuma y'akanya gatoya bakaba barakubwiye ngo you have exhausted mu kirimi cy'amahanga, mu kirimi cy'u Rwanda tumenyereye, umaze gukoresha 80% z'amamega ugenewe. Umuntu akibaza ati mbese internet y'ibihumbi 10 naguze igomba kumara ukwezi nta n'umunsi maze? Bigakomeza kuba urujijo, abantu benshi bakagomeza kubyibaza, bakagomeza kwinubera iyi sosiyete ya MTN, kandi ari sosiyete yaje ifite ibisubizo byinshi. Si cyo gusa, kandi hari naho ushobora gufata amafunguro umaze kurya, umaze guhaga, umaze kunyurwa muri restaurant zitandukanye, waba ugiye kwishyura bikanga, bakaba bagusigarana bugwate, ukaba bafasha koza ibyombo, cyangwa bakaba bagushyikiriza izindi nzego yuko uri umumamyi, cyangwa yuko waba uri igisambo. Ibyo byose rero bikomeza kuba mu mitwe y'abanyarwanda, bakagomeza kwinubira sosiyete ya MTN kubera ibibazo amafuti igenda ikomeza kugaragaza. Urumva rero, iyo icyo kibazo kimaze kukubaho, uri muri restaurant runaka, uri kwifatira amafunguro yawe, uri kunywa kinyobwa runaka, wari ufite inyota, ibyo bikakugwaho nabi bitewe ni sosiyete ya MTN. Washaka kuvuga ngo ugiye guhamagara ku 100 uriya murongo wa MTN, abenshi tuzi abakoresha MTN bose simukadi ya MTN, hari umurongo wo ku 100 duhamagara kugira ngo tubature ibibazo byacu twaba dufite, babe badukemurira icyo kibazo, ariko bikaba byaba ngombwa yuko umurongo nawe tutahita tubona, ugahita uvaho, ugahita uguruka ukiwucishamo, ugahita usona du ugahita uvaho, cyangwa wagira n'amahirwe ugacamo ukumva barakubwiye ngo mukiriya wacu ihangana, abakozi bacu bari gufasha abandi bakiriya, urakirwa mu munota umwe tugenekereje. Ibyo ngibyo bikaguma gutyo kugeza igihe urambiriwe ukaba wakupa. Tutanibagiwe yuko hari igihe ushaka gukoresha 182 kugira ube wakemura serivisi zawe runaka, ube wagura amayinite, ube wakohereza amafaranga, rimwe na rimwe bikanga. Buri munyarwanda wese akagomeza kwibaza, mbese MTN Rwanda byagenze ute? Kandi ikindi kigomeza gushengura abanyarwanda nuko ubuyobozi bwa MTN mu Rwanda nta kintu bushaka kuvuga ku icyo kibazo. Ikindi kibazo gikomeje guhangayitsa buri munyarwanda wese ni ikibazo cy'abamamyi kuri MTN. Ugasanga umuntu araguhamagaye ngo akuyoberejeho amafaranga kandi ari ntayo, ukaba wafata amafaranga yawe ukaba wahita uyamwoherereza, ugasanga wowe urahombye. Mbese ibi ngibi twabyita ute?
twabyita se ko ari abakozi babi ba MTN? Oya, nshuti muvandimwe uri kumva iki kiganiro, ikiganiro cyacu nahangaha gisozereje. Nihagira icyo MTN ivuga ku byihishe inyuma y'izi serivisi mbi zimaze gusharira umunyarwanda wese, nta handi uzabisanga, ni hano kuri Rwanda Media News. Icyambere cyo usabwa kuba wakoze subscribe, bafungura n'inzogera kugira ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Amahoro y'Imana bane namwe. Ciao ciao.